reka nizere ko umeze neza cyane. N'amakuru atandukanye y'imyidagaduro mukurikira, muradukunda cyane, mudukurikira mu buzima bwa buri munsi, nicyo cyambere cy'ingenzi. Ubundi ibindi byo amakuru yose uko yakabaye tuzagenda tuyagarukaho cyangwa se tugenda tuyakavaringa nkuko nabibasezeranije. Nuko mu mpera z'uyu mwaka turatangira ibiganiro bishyashya, cyane cyane ibiganiro by'amashusho byibanda cyane cyane kuri zimwe muri topic muzaryoherwa nimujya muzikurikira. Hanyuma tugiye kugaruka cyane cyane ku kiganiro cya Bruce Melodie. Ikiganiro Bruce Melodie yaratangiye i New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyatunguye benshi ubwo Shaggy yamwintroducingaga kuri umwe mu bagabo bafite shows zikomeye cyane mu mujyi wa New York. Hanyuma batangira kugenda baganira. So tujye kureberamo hamwe ibikubiye muri iki kiganiro, dore ko hari wenda benshi baba batumva n'ururimi rw'icyongereza neza, kugira ngo tuze kumenya ese buri ngingo yavuzwe muri kino kiganiro ishatse gusobanura iki. Ese tumwe mu tuntu Bruce Melodie yaba yavuze twasigaye mu mitwe y'abantu tumeze gute, n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mugabo yitwa ngo ni Elvis Duran, afite ikiganiro cyitwa Elvis Duran Show kibera nyine ara mu mujyi wa New York. So dore ko rero byagenze ubwo yahostingaga Bruce Melodie ndetse na Shaggy, Elvis ndetse nabo bakorana. Batangiye babaza Shaggy, baramubaza bati tubwize ukuri, wagiye ukorana n'abantu benshi bakomeye, wakoranye n'abastar bakomeye ama remix, ugakorana n'abindirimbo ama featuring, waririmbye mu bitaramo bya Michael Jackson, uri umuntu ukomeye, ufite CV ikomeye. Mbwira uburyo byaje kurangira uhuye n'uyu muvandimwe witwa Bruce Melodie, byagenze gute kugira ngo out of nowhere umuhanzi uri based muri Amerika ukomoka muri Jamaica yisange all the way muri East Africa agiye gukorana n'umuhanzi wo mu Rwanda i Kigali. Cyari kibazo gikomeye cyane of course, ariko Shaggy yagisubije mu buryo bworoshye cyane. Yagize ati nakunze kugenda nkorana n'abantu benshi batandukanye, nagiye nkora featuring n'abantu benshi batandukanye. Numvise ko ngiyewe nkunda umuziki in general. Ngo umunsi umwe ubwo umwe mu bantu bari muri team yanjye yumvaga indirimbo yitwa Funga Match, ati yari iri mu rurimi gakondo rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Ati yaranyegera arambwira ati check this song out, iyi ndirimbo yumve uze kumbwira niba indirimbo idashobora kuba imwe mu ndirimbo za genre yawe. Shaggy ngakimara kuyumva nta kindi kintu yakoze, yahise yikunda, ahita asaba ko bakora remix. Hanyuma batangira gukora remix. Bamaze gukora remix arayikunda, ndetse produit yose irangiye yenjoying indirimbo, ndetse akaba ari nabyo byatumye yumva yifuje ko yagira n'undi mubano wihariye na Bruce Melodie, ndetse akaba yabasha no kumutumira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melodie warugeze New York bwa mbere mu mateka ye, umunyamakuru yamubaje ngo ese Bruce Melodie nta nzozi waba ufite ko ari ubwa mbere ugeze New York kandi ukaba ku itariki 16 uzajya Miami mbere yo kuva New York? Nta nzozi ufite ko mbizi ko hano hari ibintu byinshi bitandukanye wifuza kuzabona. N'ubwa mbere ugeze New York hari Statue of Liberty, cya kibumbano kirekire cy'umugore uteruye itabaza mu kirere, niba ari umugore niba ari umugabo I don't know, ariko menya ari umugore. Ikindi nakubwira cyagaragaye cyangwa se cyavuzwe cyane cyane muri iki kiganiro Bruce Melodie, baramubaje ngo tubwire ahantu wifuza kuzagera. Bruce Melodie byabanje kumucangamo gake, arasitamaringa buri ukuntu abigenza, ariko yirwanyeho. Bamubajije yavuze ati ndashaka kuzareba bya bintu ngo by'amazina y'abastar. Hari ibyo bita Walk of Fame muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na ahantu bagenda bashyira inyenyeri z'abahanzi bakandikaho n'ibintu bagezeho cyangwa se n'amazina yabo. Ni ukuvuga ngo iyi nyenyeri yawe iri hariya, iyo bamaze kuguhereza inyenyeri muri Walk of Fame cyangwa se hari ahantu nyine hagenewe amazina y'ibyamamare, ubu ni nibwo umenye kuvuga uti ewana I achieved so much in life. Urumva? So nekereza ko rero ariko bihagaze. Bruce Melodie aravuga ati ibyo nibyo nifuza kuzagira hariya, nkareba izo nyenyeri, nkareba abantu baba barashyizwe amazina menshi mbasanzwe nanayazi. Hanyuma Bruce Melodie abajijwe ukuntu yiyumva nyuma yo kuba yarabaye discovered cyangwa se Shaggy yaramubonye out of nowhere akifuza ko bakorana, bakaba bari kumwe muri Amerika,
yongera avuga ati ni ibintu ntajya mbasha gusobanura, ati buri Imana ni nziza, buryo uzagira inzozi kandi uzaharanire kuzikabya. Ikindi yagize ati njyewe muri concert ya Shaggy yo muri 2008 nagiye ninjiye muri concert ntari mfite n'amafaranga yo kwijyamo, ndasimbuka sneakinga in mu buryo butemera amategeko. Tariki ikintu kinshimisha nuko Shaggy, kimwe muri memories mfite ubwo twahuriraga, ubwo yaririmbaga icyo gihe muri 2008 ndi umwana mutoya wari utangiye kugira inyota yo gukora umuziki, ati kimwe mu bintu yakoze cyangwa se imwe mu ndirimbo yaririmbye nakunze uburyo yasubiyemo indirimbo ya Bob Marley yitwa No Woman No Cry. Ati ndabyibuka icyo gihe rwose ko yakoze agakava ka No Woman No Cry ya Bob Marley, ati numva sinzi ahantu ngiye. Icyo gihe rero ngo byari biri mu byatumye mu by'ukuri aba inspired cyane, ndetse aravuga ati umunsi umwe nanjye nzaba mpagaze hari ahantu Shaggy ahagaze. So ati none ndi hano muri Amerika ndi kumwe nawe, twarakoranye indirimbo, turahora turi kumwe. Ati what a way of ending there. Bruce Melodie yabajijwe niba mu by'ukuri yiteguye kuba mu by'ukuri yajya Miami, bamubwira bati se ko tubizi ko Miami ibyabereye Miami bisigara Miami. Ati how are you ready to roll? Ni gute nugera Miami bizagenda gute? Bruce Melodie aravuga ati giye ko ntaragira Miami ubwo nzabimenya mpageze. Gusa kimwe mu bintu byiza cyane nakunze ni uburyo Shaggy avuga Bruce Melodie. Shaggy is one of a kind. This guy is so humble. Shaggy yagize ati Bruce Melodie nahuje nawe, nkunda uburyo dukorana, nkunda uburyo ari umusore ufite impano. Ati kandi ikindi gitangaje, buriya hari ukuntu nyine wumva ubuhanga bw'umuntu ukimwumva, wamwumva kuri audio, kuri video, wamureba, wabona ubuhanzi bwe, wahura noneho in person, mwahura amaso ku maso ugasanga ni umuhanga kurenza no kwabitekerezaga. So Shaggy rero yagiye agaragaza neza cyane yuko ngo yishimiye bya hatari gura na Bruce Melodie, ndetse avuga no ku gitaramo cye bafitanye bazakora kuri 16 nyine Miami. Icyo gihe ntekereza ko ari cyo gihe cyiza cyane noneho cyuko abantu benshi batandukanye cyangwa se bamwe mu bantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazagenda nyine bafasha cyangwa se bagira muri iki gitaramo. Hanyuma ngira ngo Shaggy ikindi kintu yatangaje nuko yavuze ko kimwe mu bintu ngo byamutunguye nuko nyuma yo gukorana igitaramo na Bruce Melodie, ndetse no kumva ko Bruce Melodie azaza mu gitaramo, yishimye cyane. Aravuga ati burya Bruce Melodie ngo abantu bo muri East Africa benshi baje mu gitaramo, ndetse ngo imibare ya Shaggy y'ukuntu akurikirwa ku mbuga nkoranyambaga n'uburyo arebwa yarazamutse cyane kubera gukorana na Bruce Melodie show, ndetse bakaba bari no kumwe nyine muri tso muri Amerika. So ntekereza ko rero ari ibintu byiza cyane mu by'ukuri yo wumvise uburyo Shaggy abigarukaho. So igihe rero ni kimwe mu banditse inkuru kivuga kuri iyi nkuru bijyanye n'iki kiganiro, igihe cyo cyavuze yuko mu by'ukuri ngo umuhanzi Shaggy cyagize kiti ngo umuhanzi Shaggy yatangaje ko ari uwa mbere, ngo ari ubwa mbere yagize abantu benshi bakurikira ibikorwa bye ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo guhurira ku rubyiniro na Bruce Melodie mu gitaramo cyitwa I Heart Jingle Radio cyabiri i Dallas muri Texas, muri leta nyine ya Texas. Mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas. So ngo yatangaje ko rero muri iki kiganiro nibwo yabitangaje nyine kuri Elvis Duran Show gitambuka kuri radio Z100 New York, iri muzikomeye muri leta ya New York hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So man, ninde utakwishimira ibi bintu? Who can never be proud of this guy? Kire kuba udakunda umuziki, udakunda iterambere ry'abahanzi, ariko ubundi icyari cyo cyose cyaba cyarabaye nuko kugira ngo Bruce Melodie abashe kugera kuri uru rwego, whatever cost, however much byamufasha n'uburyo ya struggling, ariko look around, he is like taking the world by storm. Niko akunda uvuga uti ndaza ndabafata byo mwigira byose. So
ntekereza ko rero ku mukunzi wa Bruce Melodie n'umukunzi w'umuziki nyarwanda iki ni ikintu yakwishimira cyane. Ubwo reka dutegereze tuzarebe cyane cyane ibijyanye n'ibizabera Miami, tuzagerageze no gutekereza ku bindi byinshi bitandukanye, ku zindi projet Bruce Melodie azabona nyuma y'iyi projet ya Shaggy. Ntekereza ko ari ibintu byiza cyane bizakurikira. So guys, turabakunda cyane, nakubwira ngo hasta Rwega.